breaking news ni amakuru azindutse avugwa cyane, avuga ko itsinda ry'abahanzikazi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana aribo Vestina na Dorcas bamaze gutangaza ko rwose bamaze gutandukana n'umujyanama w'iryo tsinda ariwe Murindahabi Irene uzwi nka Irene nyuma y'urugendo rw'imyaka igera kuri 6 bari bamaze bakorana. Uti bihagaze gute rero? Ni amakuru yamenyekanye binyuze mu itangazo abahanzi bashyize hanze kuri uyu wa gatandatu tariki ya 13 Kamena 2026, bavuga ko ari icyemezo cyatangiye gushyirwa mu bikorwa ako kanya bagisohora iryo tangazo. Uyu Vestine na Dorcas rero bagaragaje ko gutandukana na Irene atari icyemezo bafashe bahubukiye, ahubwo cyaturutse ku gutekereza no gusuzuma neza icyerekezo cyabo cyahazaza. Bagize bati nyuma yo gutekereza cyane no gusuzuma neza twafashe icyemezo cyo guhagarika ubufatanye bwacu na MIE guhera ubu. MIE rero ni company ya Murindahabi Irene, aba bahanzi babarizwagamo nka Rebongo. Nubwo batandukanye, aba bahanzikazi bashimangiye ko bakomeje gushimira Murindahabi Irene n'ikipe ku ruhare rukomeye bagize mu rugendo rwabo rwa muzika, aho bagaragaje ko Murindahabi Irene yababereye umubyeyi, umujyanama ndetse ababera n'umurinzi kuva bagitangira urugendo rwabo rwa muzika, akabafasha gukura nk'abahanzi ndetse n'abantu ku giti cyabo. Mu butumwa bwabo Vestina na Dorcas bavuze ko bishimira byinshi bagezeho bafatanyije na Irene, ariko ko igihe kigeze ngo bakomeze urugendo rwabo rwigenga bakurikije icyerekezo n'indangagaciro bifuza kubakiraho ejo hazaza habo. Bagize bati twishimira ibyo twagezeho ndetse hamwe n'ibihe byiza twagiranye na Murindahabi Irene. Gusa muri iki gihe twemera ko ari ngombwa gukomeza urugendo rwacu twigenga dukurikije icyerekezo cyacu, indangagaciro zacu n'ahazaza turi kubaka. Basoje bashimira abakunzi babo bakomeje kubaba hafi, bavuga ko nubwo hafunguwe indi page nshya mu rugendo rwabo, badahagaritse ibikorwa byabo bya muzika, ahubwo ko bafite byinshi bishya bari gutegura. Si ubwa mbere Vestina na Dorcas batandukanye na Murindahabi Irene. Mu mwaka wa 2021 murabyibuka neza ko impande zombi zari zaratandukanye kubera kutumvikana ku micungire ya chaîne yabo ya YouTube. Icyakora nyuma y'amezi make bongeye kumvikana basubukura ubufatanye. Vestina na Dorcas batangiye gukorana na Murindahabi Irene mu mwaka wa 2020. Ubufatanye bwatanze umusaruro ukomeye kuko aribwo bwafashije aba bahanzikazi kwamamara binyuze mu ndirimbo nyinshi zakunzwe zirimo izo kuramya no guhimbaza Imana, zabagize bamwe mu bahanzi bafite izina rikomeye mu muziki wa gospel cyangwa se umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana mu myidagaduro yo mu Rwanda. Kugeza ubu ntiharamenyekana impamvu nyamukuru y'iri tandukana rishya, ndetse na Murindahabi ntaragira icyo aritangazaho ku mugaragaro. Benshi batangiye kugenda babihwihwisa ubwo aba bana b'abakobwa bakoranaga ikiganiro Murindahabi Irene, ndetse bagenda bamena amabanga asa nkaho yagiye atuma bishyira hanze bakimenina. Vestina na Dorcas batangaje ko bamaze gutandukana na MIE Empire ya Murindahabi Irene nyuma y'imyaka 6 bakorana. Nibyo muri 2021 rero Vestina na Dorcas bavuzwe cyane mu itangazamakuru nyuma yo gutandukana na Murindahabi Irene kubera chaîne ya YouTube. Muribuka umubyeyi w'abakobwa bombi ateza saga ku mbuga nkoranyambaga avuga ngo turashaka channel yabo ngo Irene yarayitwaye. Ni saga yaje kuzuma bitwa Mike Karangwa, murabyibuka induru zabaye nyinshi no ku mbuga nkoranyambaga ku mihanda. Ariko noneho ubu ntabwo twamenya ngo bigenze bite kugira ngo none bamwipakurure. Indirimbo z'abakobwa zirimo Nahawe Ijambo, zirimo Ibuye, zirimo n'izindi nyinshi cyane zagiye zikundwa hirya no hino ku isi ndetse no mu karere. By'umwihariko bari batangiye kugera mu gihe cyo guhimba indirimbo ziganje mu rurimi rw'igiswahili. Hanyuma ahangaha turibaza ese biragenda bite? Si abakobwa
baba babonye indi management babinjiyemo, baba babonye abandi bantu bashaka kubareberera mu inyungu zabo mu bijyanye n'imiziki, se baba babonye muri Ndahabire nahabagejeje hahagije kugira ngo mu by'ukuri babe batandukana nawe, ariko bikaza bisanga amakuru y'abasesenguzi bamwe na bamwe twagiye tubona hano ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati muri Ndahabire ninjiye muri filime zitangiye kumuha amafaranga menshi, abana b'abakobwa ntabwo akibabonera umwanya, ukumva ko abantu batangiye kunuganuga bakavuga bati abantu aho bukira baratandukana. None iryavuzwe riratashye rero, abakobwa ntabwo bakiri kumwe na muri Ndahabire, birangiye batandukanye. Turakomeza gukurikirana aya makuru, ese Irene araza kubivugaho iki, ese araza kubyakira ate, ese amakuru yari asanzwe yazi cyangwa se iki cyemezo kiramutunguye. Mukomeze kuba in touch na Zahabu TV, ibindi muragenda mubimenya mu masaha ari imbere. Turakomeza kugenda tubakurikiranira byimbitse iby'iyi nkuru, ese abakobwa baraza kwerekeza ese muri Ndahabire Irene we araza kubigenza ate, mu by'ukuri araza gufata iyihe nzira, byose nibyo muragenda mwumva mu nkuru zacu zitaha.